Ndabashuje mbifuriza n'ikaze inshuti mudukurikiye uyu ni mwanya tubagezaho amakuru yiteganyagihe mamateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Njyewe ugiye kubagezaho nk'abandi Frank Rusangano, tujye kurebera hamwe uko iteganyagihe riteye ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 Gashyantare umwaka wa 2024. Ariko reka dutangire tureba uko uyu munsi wiriwe. Kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo twagize ibicu byiganje henshi mu gihugu. Ku masaha y'igicamunsi twagize imvura cyane cyane mu majyepfo y'intara y'Iburasirazuba, uturere tw'intara y'Amajyaruguru ndetse na Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Biteganyijwe ko rero ku munsi w'ejo tuzagira imiyaga ituruka mu burasirazuba yerekeza mu burengerazuba, ikazaba ari imiyaga iringaniye ifite umuvuduko uri hagati ya metero 6 kugeza kuri hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 6 mu isagonda. Naho ku munsi w'ejo mu masaha mu gitondo biteganyijwe ko nta mvura izaboneka mu turere twose tw'igihugu. Nko mu ntara y'Iburengerazuba tuba dufite ubushyuhe buri hagati ya -11 na -18 masaha ya mu gitondo. Akarere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba niko kazaba gakonje ku munsi w'ejo, kazapimirwa mu bushyuhe bwa -11. Naho mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twose tugize iyo ntara naho nta mvura tuzagira ku masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe buzabura hagati ya -13 ndetse na -17. Mu ntara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe ko tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu n'ubushyuhe buri hagati ya -15 ndetse na -17. Umujyi wa Kigali naho nta mvura tuzagira ku masaha ya mu gitondo, tuzaba dufite ubushyuhe buzaba buri ku kigero cya -15. Naho ku masaha y'igicamunsi biteganyijwe ko tuzakomeza kugira imiyaga ihereye izaba yinjira mu kirere cyacu, ndetse bigatuma tuzagira n'amahirwe yo kugira imvura mu ntara y'Amajyepfo. Imvura nkeya izaboneka mu turere twose tw'intara y'Amajyepfo n'ubushyuhe bw'ejo buzagera kuri -27 mu turere tugiye dutandukanye tw'iyo ntara. Intara y'Uburengerazuba naho biteganyijwe ko tuzagira imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buri hagati ya -24 ndetse na -28. Intara y'Amajyaruguru naho biteganyijwe ko tuzaba dufite imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buri hagati ya -21 ndetse na -26. Intara y'Iburasirazuba naho biteganyijwe ko mu turere twose tugize iyo ntara tuzaba dufite imvura ku masaha y'igicamunsi n'ubushyuhe buzaba buri hagati ya -26 ndetse na -28. Umujyi wa Kigali naho biteganyijwe yuko tuzaba dufite imvura n'ubushyuhe buzagera kuri -29. Umujyi wa Kigali ni nawo uzaba ushyushye ugereranyije n'utundi turere two hirya no hino mu gihugu. Naho mu minsi 5 iri imbere biteganyijwe yuko tuzakomeza kugira isangano ry'imiyaga cyane cyane ku masaha y'igicamunsi, tukazajya tugira imvura mu minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo kugera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Ubushyuhe bwo buzakomeza kuba buri ku kigero kiri hagati ya -22 ndetse na -30 bitewe n'imiterere ya buri karere. Nsoza babwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa isaa 12:04 za mu gitondo rikarenga isaa 12:24 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira amakuru yiteganyagihe, ntabwo tutamukomeze kugira ibihe byiza.